nyese ahantu ntabwo bizateza ikibazo. Oya, ntugire ikibazo hano uri safe. Hano byo bisanzura kwikintu ushobora wenda ikintu twakwirinda none no kuvuga cyane ariko nk'aya masaha y'ijoro baba baryamye wakisanzura tukaganira ariko ntugire ikibazo. Nese ntabwo ageze muri kino cyumba nyine mama wawe saza gukora ikiza ikindi cyumba cyanye ndi umuntu w'umugabo ntabwo ari umuntu bapfa kwinjirira gutyo. Nese uzajya urara afite ikibazo cyane se cyangwa icyumba ni kinini cyane ntabwo naburanda nyine nuko nyine wamuha icyumba cyawe nyine ndi kwibaza ahantu uzajya urara. wibigira ikibazo uzajya wisanzura hose ndaza gushaka akantu nsase hano hano hasi kandi iruhande rwawe kugira uzagira ikibazo nahita mbibona hasi. ushaka ubangamira hano se? Oya nta kibazo nzi ko n'ubundi ndi pararize n'undi ntabwo njya nihindukiza naryama hano tugashyiramo umusego ukaryama. kubera iki si byose? kubera iki ibyo byose? nyine urumva nyine uri umuhungu nawe umukobwa. oya ibyo nta kibazo ngenda gusa hano njyame. Miriwe mama bonye hano hateraniye abantu benshi byagenze gute? mfisha abantu bampamagara bambwira ibintu ariko nanje kureba ibyanjye ntabwo nasobanukiwe. ubusubizo ugera ngaha ntabyo wamenye ibyo byago nawe nabyo. Ako navukanye mu ruhuko kumana nabanze kwanga kubyizera none kumbi nibyo. akomana kuko wararebye usanga uyu muntu wose uyu muntu ubona iyo uzawikorera nka wikorera ubu se none wongeye gusigara mpetse amaboko masa. oya mama kisi koko bigenze gute koko kakanya ngire kuba ndi nyakamwe nagiza ntabona ari nabyaye kuko mbabure mu buryo bw'amahwerere ariko mbega we akundi wowe ugeze aho ute? je numvishe bampamagara bambwira ngo nabaye ibyago ngo nimagere ngo baranshaka niko kuza nuko rero dore umukobwa wanjye yapfuye. Yesu mana koze babaye gute kuko ibintu kesi aka kanya kesi mwana muto nk'uyu koko mama basi nyine nuko kwiyangana biragoye kubyumvisha ariko ubundi iyi si nayizanyeho umwakonye bakikoko ariko ubundi iyi si nayijeho inshaka cyangwa nayihambiriye ariko mana ubwo nakigira ababyeyi nari kuzababaza rwose umwaku banzaranye kuri iyi si. ibintu kuko ntamenya bigenda ate koko ngire se mpemukire anyicisha agahinda none n'abana nari nabyenze ko bazampoza amarira none kuko nuko bakoma mame nakundi nyine ngo mana yakoze ibyayo nakundi biragoye ko nukwika amatatu ugakomera nakundi. ibi ndabizi yuko ibi ari ngiri kubikorera ntabwo natuma urara hasi kandi uburira ari ubwawe ni na bunini n'ubundi ntabwo ndi bube ndi buryame ngo ndihindukiza ahandi hano niba naryamye gutya ni gutya urabizi ko ntashobora guhindukira
wenyine wajya urya wafata kino gihande nanjye kino nta kibazo twarakurira iguma. none ugiye kwivuga rwose nta kibazo we wumva utuje sibyo urakoze wumva utuje uryama sibyo uruhuke umere neza ahangaha nanjye nzaniryamira hano. Oya ubu nta kibazo ni ukuri. Nese hari ikintu wantwara? Ubundi rega ndi parariza nta kintu. ese kuki ibintu ukomeza ubivuga bya parariza cyane? Sawa tuba turi kuvugana ibintu ukabiza nini cyane. Uzi kuzigenda kukubona mbona kuri iki umeze neza urusha n'abantu benshi mbona bagenda. Ubundi ndabizi we ntabwo wambona ikintu kibi. Ndagukunda. Ndagukunda. Kubera ko nkukunda ikintu cyose ngomba kukihanganira, ikintu cyose ngomba kucyumva. Vuga ngo ngiye kukubwira ikintu kimaze nk'iminsi narakigiyemo kera. Ubu rero kuryama hano nta kibazo na gito. Oya ariko nanjye nta kibazo kuba twaryama kuri rumwe. Okay. Ni bunini. Kese. Fuye na gahunda zibahanwa nziganisha ukambaye. Ko nyagasani koko wampoye iki koko. Zuri butashye nsanga intumbira agaramye mu cyuma. Ahubwo se twamenye mwatangiye kumenya icyo yaba yazize ari byagenze gute? Ko numvise polisi ivuga ngo yaba yishwe na Neri kandi ko Neri nawe yabuze. Neri ntazubwo wayada kubihakanye kubihakanye ushingiye ku cyo ubihakana. Ese mami ko numvise bavuga ngo hari abantu mbese ubundi baje ahangaha ngo bamufashije kuvanga ku bundi atajya ava mu nzu. Ubwo ntiwasanga ari mwebwe mwaje kuna none? Oya ntiwasanga mwahagarutse? Oya ko mama bivuze nkabona ayo matwi muri yasubiza inyuma. Nubwo ntareba neza ntago nebye nkabona ukuntu isumera mu maso. Ntanise ko Neri mbizi ko ari impanga ye yamukora iki? Rega ni impanga. Ubundi mwebwe mwangenzeho kera ubanza nimwe mwankoze mu nda. Twagenzwe n'urukundo nawe warabibonye mami nawe. Ntago mbashize amakenga nimwe ubundi natwe dukiye ko twakora amahane. None yivanye ahangaha ko nta wundi muntu wajya guza kumureba. Ninde wundi waba yaje kumukura ahangaha? Ni namwe ubwo mwamufashije kwica muri umuna we nimwe mwamufashije kumwica. Koko twebwe twamena amaraso. Ariko mana ntabwo byaba nokuri pe nano. Ariko ngo akagayinde kuko nzagatura nuko uzagatura ibyatsi. Icyo bintu byo ntabwo twabikora mami nawe uratuzi. Ku Mana y'u Rwanda we. Twari inshuti nziza ndetse na kesi twakundanaga ni umuntu wanjye cyane. Numva ntabwo twakora ibyo bintu. Nta kuntu Keri yabasha kwica bari abana yakibasha kwica mwene nyina. We abana na buriya bumuga atabasha no kuva mu kagare. Akanyuma yangiza akanabura kandi najyaga mubuza no kugera ku irembo nimwe mwajyaga muhora mushaka kumujyana bura nimwe mwamutwaye n'ubundi. Ahubwo muretse mukanya polisi niyo ntongeye kuyiha amakuru namwe babakurikirane. Ahubwo sikibazo ko ntazi nuko cyitwa ubundi ndamenye iki cyitwa ndi. Mami buriya nuko wenda bikiri kare ariko ndumva Neri Keri Oya ni mwebwe to dagasumba uko ndeshya twibyo bintu twari. Ibyo gusumba kureshya ntibindeba imbere ya polisi ndabivuga. Nubwo ntazi uko witwa ntazi niyo uturuka. Ariko nubundi nayerekera mbareba ngumva amabera ariko ntonsa. Ukuntu mwahoraga mutwizirika munyezerikaho. None dore ngaho nsigaye amara amasa. Abakobwa banyenda babuze. Ari umugaye ndamubuze, ari wari muzima, wari ufite akamaro. Dore nguye ahangaha wagaramye. None urategeka ukaza no kumvuga ubuso umbwira imbere uhakanira none uhakanira na Keri ngo ntabyo yakoze. Shaburetse mwebwe ndabakurikirana ndetse ahubwo ndavuze ngo hitumvira n'imbere. Witumva imbere mvira ahangaha waje cyangwa waje kuncinyagurira. Waje kuncinyagurira nta kindi waje kunone bagukoreye iperereza bagukurikirane kuko nubundi waje kunyira ku mubyimba gusa nta kindi kikugenza.
nta kindi. Mama wanjye uje musha kubera ko mbese umwana wanjye ubu ngo aranga hagaramye ari intumbi none uje kumbwira ubusa nkwe ni sipi munana muraho ninjye gukurikirana ikigo cy'umwana wawe wamakanya gato nkavugana n'uyu musore mvaririsha nanga ahubwo mvana hejuru nagenda musore yaje kunyina kumubyimba oya nta kibazo nukuri Neze mfite irungu ufite ubwoba ko hari icyo uzagira uryamye oya nyine cyangwa uzi ko ndi gukubeshya nzajya mba nagiye oya nuko nyine kumva nguraye hasi nakumva ndi ko kubangamira oya ndasasa ibintu hasi ndaza gusasa ibintu hasi ndyamye yerose iki ndi gushaka no kugira ngo buri kamfate bana nta kibazo ufite utagira ikibazo ushobora kuryama rega nabi no gusangana nabwo kubisa umugeri oya nta kibazo uzi ukuntu uryama nabi nanjye kera naryamaga nabi ryama nabi byatari ku buryo ushobora kubyuka nsanga ukuguru kuri mu mutwe wanjye mu mutwe nene we warirebye uryamye oya ndabizi ukuntu njya gusenga mba ndyamye nshobora kuba ndyamye hano ivi riri hano baze kuba uryamye aha n'ivi riri hano muringaniye nakoze turabeshya uryamye hano ivi riri hano biri muringaniye bambikweretse skamu bapfu na skamu gusa nyine ndishimye kuba ndi kumwe nawe uzi ikintu kinshimisha iyo ndi kukubona nyine nzi ko like ikintu cyose like protection yose ndi sure yayo mbizi kumeze neza nyine nta muntu uri kubimbwira ntari guhamagara ntari kugushaka narakubuze nari narahangayitse nsaba Imana ikintu kimwe numfasha nkongera nkabona Kelly n'amaso yanjye ntabwo nzongera gutuma ajya kuri yanjye nzakora igishoboka cyose menye ko noneho ikintu cyose cyangwa uburinzi bwose barigiye buri kuvaho Namahoro. ndi sipi munana Enchanté. igihugu cyane ikigo cy'umuntu witabye Imana wowe witwa nde Njye nitwa Derek. Derek atambwiye n'akajambo kamwe ni Naze afande byagenze gute umuntu wapfuye bimeze ahubwo uwapfuye wari umuzi yego yari girlfriend wanjye. yari girlfriend wawe Yego. ese ko tikuma ngo ndi muntu wabuze wo Kelly wabuze uramuzi Simpanga yakizise na Kelly nawe nari muzi. wari umuzi uheruka muri runo rugo ryari Shize nk'iminsi nk'icyumweru tumva nk'icyumweru cyashize. nta makuru ufite waduha mashyashya Twaje hano kese nawe wari uhari tuhasanga Kelly. Mama we nawe aradusanga hari na mubyaro wabo wundi wari uhari. ese undi ari umuntu uzibe bafitanye ikibazo Kese yari umwana witonze pe nta kibazo na kimwe yagiranaga n'abantu. nta kibazo bagenda bajya ngo yerukana ajya Hashize nk'icyumweru gutyo ntabwo ni cyumweru ubwo yerukana se mwavuganye gute mwe mubanye gute kese nawe wari uhari nawe babwiye. harari Kelly gusa Yani Kelly mama we hari n'undi mubyaro wabo twasanzwe ntabwo tumenyeranye cyane. Kelly mureka kuvugana ryari Kelly ntabwo dukunda kuvugana cyane ahubwo avugana n'umuvandimwe. ndavuga ubwo mureka kuvugana Ni hano ubwo twazaga hano kumureba. uyu munsi mwavuganye Kelly uyu munsi ntabwo twavuganye. okay ya musore ubwo ejo Kacyiru utagukeneye bitarenze 2:00 ugomba kuhagera kandi hajyana andi makuru uzi ufite kuri iki kibazo ukazaza ubyitwaje byose. Yego nta kibazo. Sawa sawa. Sawa sawa. Mubyeyi mwihangane ku kibazo mwahuye nacyo natwe turi kumwe namwe ntabwo tujya kure ariko twajya ngo tukubaze niba hari umuntu ukiga kuko twebwe dufite dukeka ni Kelly umuvandimwe we. Oya kiriya gikorwa n'ubundi ndagikeka hari amakuru waba ubifiteho yandi yanabuze ntawe uhari
ndaje nsanga umuntu muri mu nzu kandi nsanga we ntawe uhari. Okay, mukomeze kwihangana turakora uko dushoboye ku buryo wamwishe azaboneka. N'ubundi cyahoraga gitumbye sinanze bigitumbyemo. N'ubugome buriya bw'iwabo cyabwa kigenze mu maraso. Ese uwo keri ko batubwiye ko abana n'ubumuga bundi ubwo yamwishe gute kandi abana n'ubumuga? Ntabwo mbizi nanjye, ntabwo nzi ukuntu cyaba cyabigenje. Ariko abagome ntibabura uko bagira ubugome bwabo. Niba yamuguye hejuru, niba yamutsindagiye rya gare, niba simbizi uko yamugenje. Nakundi ubwo ngubwo ihangane mukomere natwe tubari hafi. Oya ntacyo, nyuma y'ibibazo ibintu birakomeye. Usifatane kuko umwana wanjye yagiye. Mwihangane ubwo rero turagiye ubwo andi makuru muzajya muzatumenyesha. Umukobwa wanjye yari mwiza. Sisi wari ufite inyota? Meze neza ariko nese ubundi unakuzanye hano mu rugo kugira ngo mu gihe nkirimo kwigeranya nshaka uburyo nagukodesha ahantu ho kuba nyine nka guhindura ubuzima ugahindura ubuzima complete urabubaye hano. ni ukuvuga ngo ngomba kuba hano nishe nyine nta bundi buryo ahantu ukomeza kuhaguma ukomeza kuhatinda ariko ubuzima bukomeza gupfa ariko hano mu gihe kitageze mu kwezi ndaba namaze kujyana ahantu ugomba kuba ibintu byose biri ku murongo. Nese abantu kugeza ryari? Iminsi mike. Gusa mu rugo bari basutse bakansanga nta bigira ikibazo hano nta muntu wagusanga hano. None wabuze nawe batetse bina biri. Wewe bigira ikibazo ese ubangire ikibazo agiye. Wowe ese ziko nazi guteka. Mukabeshya ntabwo wateka bina biri. Genzi guteka. Reka biracyari bishya nzakwereka n'ibindi bitari ibi. Nyene hari ibindi bintu z'ibyenga. Hari n'ibindi bibi cyane nzi bitari ibi gusa. Nsubiye kutareka. Gerega wamaye byinshi zinshuro maze kunyarurira ndi mu cyumba nari hano ndasohotse urama. Ahubwo se urashaka kunyicisha ibiryo mbimenye. Icyakuzuza ikintu cyanshimisha nuko naryo wishimye umeze gutyo meze. Ni ukuvuga ngo ubundi mba mbabaye. Se yagite duro funze sura wirakaje. Ndamuhera hehe muvugisha. Iyo naraka uburaho uhera. Ukwembura amera. Makurangira se. Ntabwo ndakara ariko igihe kimwe buriya nuko umuntu aba yabitsikiye uruhande rubi. Gusa Imana izamfasha imumugisha. Hari ibintu mbere utari kuzagenda ubibona gake gake. Ni ugusenga cyane kandi ndabizi ko nta kintu ndashobora kandi ndabizi ko n'ibituri kunyuramo bigoye ariko one day bizaca. Uzi icyiza se urukundo hano hari urukundo ibintu byose birakunda. Yewe iyo mbona ibintu bimaze gukomera cyane mbuze ibintu ntekereza yahita mvuga ati ni ukuvuga nkunda Keri ni ukuvuga ngo ikintu cyose gisabwa ngo nkore ndagikora even if byari igitekerezo cy'ubusazi ntabwo mbikita. Kandi warasaze ngo niyo cyo igitekerezo cy'ubusazi fa kuba ikigusevinga. Wow, ubu ninjye ushyize imbere kurusha abandi bantu ugomba kubanza kwishyira imbere nawe. Okay, ndakwishyira imbere. ninde usomye
sha de hano mu rugo ntabwo biba byoroshye pe nyine akazi k'umunsi wose utari busohoke mu gipangu yataje ntose wagiye ubipanga ugakora akazi kawe kamwe mu gitondo ugatembera birakunda se njya gusoza mabusha akabamaya kandi undi muntu akabamaya kandi nyine morana akazi buri kanya ariko nyine ntabwo mbyinwa niko mana ariko nyine uzi ko uvuga wagira ngo na Orpheline abantu bangahe yewe papa mama na Yves dai nabyuze kandi se ninde uri hano mu rugo ko nta muntu uhari so wewe nyine wahora nabyuze hano mu rugo yataye gusa deri hari ikintu kimwe nshaka kukubwira ziba washano Be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call